kuko niba we avuze yavuze Karenzi nka personnel avuga kuri afande yitwa Deo afande domushe ni ngote sorry musangana uko jewe bamumbwiye nkiza ngo fixize ikintu agifixiza rimwe simuzi aba bafande bagendera kure ariko ngo ashyizeho hano ingufura gafungaho ngo bitinda kuhafunga ariko ngafunze hafungira rimwe ubwo rero muramenye rika ngengesere nijyo nagutumye aka video k'imyitozo bakazana kandi ubwo yari kavuna twavugaga wenyine kavuna nabo ngo mutoyi igeranyije n'uyu uba nkubwire njyewe Karenzi ndabona abantu bako nabyutse nsanga telefone yanjye yuzuye acitse ndababwiza ukuri muhomore kubera ko n'ubwa mbere nanjye numvise hari impinduka zo muraperi zikakuruka cyane ariko wenda hari topic tutari buvuga ko Karenzi ntari kunyemera ko nyiganishaho ariko yivuge utayimbaza ntago nyikubaza nta kibazo ndabaza Regis yimbaze rwose Regis hari ikibazo hari Karenzi binakomojeho kandi ni ijambo rikomeye cyane aravuze ngo hari imikorere n'amabanga yarangaga ubuyobozi bwa PRFC uretse nyine nkubaze ese ko uri gukwe reka nkubaze IQ iri hejuru nyine reka nkubaze uri nko kubaza buri make yashatse nko kuvuga uko nabyumvise reka nyine ndangize reka ikibazo sura tuma nkibaze kuvuga ati reka mukoreshe interuro zanjye yego ibi bintu nibikomeza gutya kuko ibintu bya PR bitarangiriraho ku muteri bafite ukuntu bikemuye indani hari abazakurikirana please n'abantu bakomeza kugenda bavuga n'ibitakagombye ngira ngo nicyo yise hari n'ibitabapfo cyangwa iki bikanga bimwe namwe bizatuma ahubwo bishyirishamo abantu aho kugira ngo bajyane muri retirement with dignity n'ababivamo bagende bemye ukiraho rero urumva uri kwita wibaza ukanisubiza kandi ikibazo sinkirangije bivuze ko hari amabanga ari kumenwa kandi atagakwiye kujya hanze nk'uko bikomojeho tunabise muri bya bindi bavuga ngo muri bya bindi twabonye nk'ishyamba ritari risanzwe muri aperi hari abagiye hanze bakavuga ati ibi bintu muri aperi ntibyari bisanzwe hakaba hari n'abandi noneho bongeye kujya hanze bakavuga ati ariko nubwo ibi byavuzwe hano hari abarenganye ku mpamvu izi n'izi bivuze ko babandi bagiye hanze kuvuga ntibemerewe kuvuga yego birangirire hano kuko hari abavuze abandi ntibavuge reka I can understand the disappointment iri mu bantu kuko hari abari bamaze kubaka construire le château en Espagne mu Kinyarwanda hari nk'ukuntu ubamaze kubona ibintu kwizera mu bijya kuba nko kwizera ibintu byiza uzakura nk'ahantu nko sinavuga nk'umuvuno hajya kwabita umuvuno kati umuvuno we yamaze kuwubona wo sarurira nko kwa Nyamukandagira kavuga ati jewe ubona amaze kubona nk'isoko ryanjye ry'abakinyi haranzajya nyakuramo ndabyizeye muri saison nka zingaye zije ibintu nk'ibyo bijya kuganda kwisobanura mu ijambo rimwe biragoye ni nko gukosha ingobyi utarabona umwana mu Kinyarwanda cyiza hari abari baramaze gukosha ingobyi batarabyara disappointment rero igomba kuba ariko natanze inama kandi itaragakecuru biyakire neza bareka ikipe y'ingabo z'igihugu nta muntu wavuze ku ikipe y'ingabo y'igihugu ibyo bavuze bantajye sindi bikumantingeho nta nicyo mbizeho ibyo bavuzeho ariko ndakumantinga ku bindi bisanzwe kuba APR uyu munsi hari abagiye hanze bakavuga ibibazo nyine ubwo nabavuze mbere rero kuko nabavuze mbere ngo ntibari bakwiriye kuvuga icyo ndi kubaza abagiye hanze bakavuga ko afande Karasira azize n'abari bari kumwe ntago ari icyo azize azize ko APR yari irimo ihinduka Karenzi yarasobanuye avuga ko APR imigenzereze yayo yabaye yareyo nicyo kintu nashakaga kukubwira ariko ibyo situbyemeranyaho ku giti cyanjye ntabwo byemyemerana na senior kuba imigenzereze yareyo yarabaye muri APR mu gihe cya Karenzi kuba APR itakira APR nyine ntabwo yari ikiri APR y'igitinyiro yari yarabaye nyabagendwa muri match bizanagora umuyobozi mushya uje muri APR
kuko agomba kurwana n'ibisigisigi by'ibi bintu. Siko bimeze nta bisigisigi mbona kandi byose turi kuvuga ni ibisigisigi. Ibi ngenda kibona ku kibazo Anta y'abayifite personnel kuri Karenzi, ntago nkibona ku kibazo Anta y'abafite kuri aperi na Karenzi. Nuko mje mbibona niko nje mbyanariza. None si cyo kibazo kije kuko niba we avuze yavuze Karenzi nka personnel avuga kuri afande yitwa Deo. Afande Deo mushe ni ngote. Sorry nusanganwa. Uko jewe bamumbwiye nkiza graphics ikintu agifixisa rimwe simuzi aba bafande bagendera kuri ariko ngo ashyizeho hano ingufura agafungaho ngo bitinda kuhafunga ariko ngafunze hafungira rimwe. Ubwo rero muramenye rika ngengesere ntinjyo nagutumye aka video k'imyitozo wakazana kandi ubwo yari Kavuna twavugaga wenyine Kavuna nabo ngo mutoyi geranyije n'uyu uba nkubwire njyewe Karenzi ndabona abantu nabyutse nsanga telefone yanjye yuzuye acitse ndababwiza ukuri muhumure bande abo bafana banjye banyandikiye bagize ibintu nubatse mu myaka 16 maze muri uyu mwuga kubisenya byagorana ko byubatse ku rutare, byubakiye ku kuri, byubakiye ku bunyangamugayo, byubakiye ku byiza. Urumva nta kubisenya ntibyashoboka. Iyo YouTube bamaye ugenda uyifate uyisome ya Anta yavugiye ibyo nabyumvise yose ujye muri comment hafi 200 ziriho urareba message uraza kumenya ngo abantu bantekerezaho iki batekereza iki ku wabivuze. Iyo sije tuyiharere ariko kuri ubwo iyo sije je sinandashaka kwigarukaho kuri bya bindi twagiye tugaruka muri bwo ko ari mu wa mbere navuze ko hari bizakurikira ibi ko ari operation y'amapaje menshi cyane azagenda aramburwa. Niyo ngiyo si kuko buri kintu cyose cyananije ingoma yari Shari Karasira afande uzabitereka buretse gato regisi buri kintu cyose buri nguni yose nijwe n'amahitamo mabi icyo ngira abakunzi ba PRFC regisi ikintu tsezeranya abakunzi ba PRFC nuko buri kintu cyose kumukunda wowe mukunze guteze wamukunze nyine so mukunze gute twahuriye kuri cyo gihe basinya na Gorilla Games niho twavuga niyo shuru kombi yonyine twavuganye iminota itagiye nje nta na nimero zenje narisanzwe mumva mubona kuri Marine imbere n'inyuma afande Karasira namubonye inshuro imwe kwa kundi bamaze gusinya amasezerano hari kuri mu hotel hano mu urenze Son Petrada uzamutse agatorano basinyanye na Gorilla Games aribyo ko munsi none basinyanye na Star Times urome mujuru yego naho hano twaganira iminota itarenze 10 kandi ubwo ni kwa kundi abantu baba bahagararanye habaye ibintu mu ruhame iyo nshuro yonyine. Afande Karasira nari isanzwe muzi nyine mubona muri Marine mwumva ni iki answa hari umuntu uhita umwikundira si ngombwa ko tudiringa si ngombwa kampa ikintu cyo cyose cyangwa za privilege muri aperi cyangwa handi. Urumva nta handi hantu hera hirabura apari kumuna muri stade yego ariko tuganire numvise nise numva mukunze mu context sportif ndanahamya ntashidikanya nanabihagaraho nta muyobozi ya peri igeze igira uwo mu sportif muri sens ya definition ya sport kurusha afande Richard suku bantemera bamubanjirije bageze no ku musaruro rwose ariko yari uwo mu sportif ibyo bintu ntago nari kubiza uburetse umuntu rimwe na rimwe wiyambura nayo maranke niko nayita kabiyashyira ku ruhande mu context ya sport yari sportif agasabana niyo mpamvu sinzogeze umva nenga ari afande Richard muri context ya resultat zo ku kibuga hari hamwe wahanyibutsa